Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro, nizere ko rwose iki kiganiro kiri buze kuba cyakuryohera, nizere ko rwose urahava rwose umenye byinshi biri kugenda bivugwa muri Rayon Sport kuri uyu mugoroba, rwose 5-5. Nizere ko rwose niba uri mushyashya hano kuri Kigali Sport wamaze kuba wakanda subscribe kugira ngo amakuru meza cyane ava kuri Kigali Sport ntazajye agucika, ahubwo ujye yakira uri uwa mbere. Nizere ko rwose muri kiganiro haraba hakenewemo n'ibitekerezo byanyu 5-5. Nimukimara kumva rwose ingingo tugiye kuba twaganiraho, nizere ko rwose muratangira kuba mwakandikamo ibitekerezo, ibyo bita nka komenti 5 ku kandi. Yes, munyemerere ko mu kanya gato munyemerere rwose ngaruke ku bakinnyi ikipe Rayon Sport izakinisha ejo ku isaha y'isa 12:30. Ikipe Rayon Sport izaba iri guhangana na ikipe ya Police Football Club kuri uyu mugoroba mu myitozo ya ikipe ya Rayon Sport ishoje mu kanya rwose mu masaha 11:30. Nagira ngo nkubwire ko umutoza hari ingingo Francisco Christian Mbaya kabisa uyu munsi ku izo saha nibwo yahinduye abakinnyi 11 bazakina ku munsi w'ejo, ugereranyije n'abakinnyi 11 bakinye imikino ya Sekafa ndetse n'indi mikino igiye itandukanye ikipe ya Rayon Sport izakina, cyangwa se imipira cyangwa se imikino yakinye rwose n'andi makipe agiye atandukanye. Munyemerere rero tugaruke kuri aba bakinnyi 11 rwose bagaragara neza cyane ba Gikundiro isaro ry'Inyanza Murera, rwose ushaka uyite ko uko ushaka rwose. Reka tugaruke kuri 11 bashobora kuzabanzamo uko byagaragaye rwose yabakinishije. Mu izamu ni Dande Junior, uyu mukameroni kabisa ni umuzamu mwiza ikipe Rayon Sport izabanzamo. Mu mutima wa defenseur na wundi bamwita Charles Chupra ndetse n'umusore Mohamed Ouattara. Kuri gatatu ni umusore bita Nshimiyimana Kabange. Kuri kabiri ni umusore bita Ganijuru Eri Ishimwe. Nibo basore bazaba bari mu bwugarizi kabisa bwa ikipe ya Rayon Sport. Mu kibuga hagati n'abasore batatu bamwita Ridinho Mkono ndetse n'umusore bamwita Jigwiba Isa, nibyo Isa Jigwiba, ndetse n'umusore guturuka muri Gasogi bamwita Muderi Akubaru. Rwose nibo basore ikipe Rayon Sport izakoresha hagati mu kibuga ku munsi w'ejo w'isaha y'isa 12. Ariko ku mpande hazaba hari gucaho n'ubundi bwo abasore bari basanzwe bakina. Ni umusore bita Eritatu Iradukunda ndetse n'umusore Atiso Kojo, ndetse bakaba batakisha umusore bita Junior Kameni. Ngabo 11 ikipe ya Rayon Sport izabanzamo ku munsi w'ejo, ubwo izaba iri guhangana n'ikipe ya Police Football Club mu mikino rwose ya Super Coupe cyangwa se ya Super Cup 5 ku kandi. Nejo rero saa 12:30 nibwo zizaba ziri kuba
bazahangana, ariko uyu Junior Kameni nta gihindutse azasimburwa n'umusore bita rwose Moise Sokojoja kabisa Brian niwo musore rwose ushobora kuzasimbura umukinnyi bita Junior Kameni wa Moise Sandaja Brian niwe musore rwose ushobora kuba wasimbura umusore Junior Kameni. Ese wowe ukurikije aba 11 tubaye twavuga muri aka kanya, wowe hari icyo wahinduramo? Byose ndagira ngo ugende ushyira muri komenti 5 ku kandi. Ariko abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport, abayobozi ba ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, umusore Uwayezu, umugabo Uwayezu Jean Fidèle ndetse na ba Muvunyi Paul nk'uko uri kugenda ubareba na Murenzi Abdallah baje kuba basura ekipe ya Rayon Sport, ndetse bagenda bashyiraho prime y'amafaranga menshi, bagenda rwose bababwira ko uzatsinda ibitego buri gitego bagiye bakibarira amafaranga azajya yahabwa ako kanya akiva mu mukino. Ni muri ya gahunda n'ubundi bwo yo kubatera akabaraga kugira ngo bazajye bagera mu kibuga bafite confidence iri hejuru ku rwego rukomeye cyane. Aba bagabo rero, abayobozi bahoze bayobora ikipe Rayon Sport, bari gushyiraho amafaranga menshi. Intego ni ya yindi n'ubundi bwo ni ugutwara igikombe cya kabiri rwose cya Super Cup rwose, nk'uko nagiye mbikubwira, kikaba icya kabiri ikipe Rayon Sport itwaye nyuma y'uko yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igikombe giterwa inkunga na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ikipe Rayon Sport kandi uyu munsi yakoze imyitozo mu gitondo saa 4 rwose nibwo yakoraga imyitozo, yongera kuba yagaruka mu myitozo ku isaha y'isa 9. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari bamwe mu bakinnyi rwose bagaragaje urwego rukomeye cyane, kandi hari n'abandi bakinnyi ikipe Rayon Sport igiye kuba yasohoramo muri uyu mwaka cyangwa se muri iyi minsi nyuma y'itariki zigera muri 29 ekipe Rayon Sport irangije imikino ya Super Cup cyangwa se Super Coupe. Ikipe Rayon Sport rwose iri kuba yagabanya abanyamahanga, dore ko abanyamahanga bamaze kuba baba benshi mu ikipe ya Rayon Sport. Umukinnyi Erdinho Mukono, Watara Mohamed ndetse n'umusore bita Moise Sandaja Brian nibo basore rwose ku munsi wa none bitwaye neza. Harimo n'abasore bagiye batandukanye, Eritatu Sokojo Junior Kameni ndetse na Brahim Mansuru Jingareyi ndetse n'abandi basore bagiye bitwara neza cyane. Felicitation ku bakunzi ba ikipe Rayon Sport n'abakinnyi ba ikipe ya Rayon Sport.